Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushimira umwanya mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tubashe kuba muri studio za Church Preparation TV. Rero ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Abakunzi bacu, inshuti zacu mukurikirana iyi channel, turashimira Imana cyane kuba yaraduhaye ubuntu bwo kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo muvuge ubutumwa, mugende mwamamaza ubutumwa bwiza. Rero nayo ni inzira yo kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza bubashe kugera ku bantu bose aho baba bari, ari abaraha mu Rwanda, abari mu mpande enye z'isi. Rero turashima Imana kubw'icyo kintu, kandi turizera neza ko Imana ari umukozi w'umuhanga, kuko ibi yari bizi ko igihe kizagera umuntu akabasha kuvugana n'abantu batandukanye, kubagezaho ubutumwa bwiza, ari abari mu rugo, ari abagenda mu modoka, ari abari ahantu hatandukanye. Rero Imana ibavugisha. Pastor Rudasingwa wongeye kwishimira cyane kubana namwe, murarikira kugira ngo ukurikirane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririzima. Ijambo ry'Imana ngo ni umutsima utunga ubugingo. Ijambo ry'Imana rirahembura, rirakiza, rirabatura. So rero waye ikaze kugira ngo ukurikira ubane nanjye muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Rero Imana ibaho umugisha mwene data, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Leo tudatsinze tugiye gusoma ijambo tugiye gusanga mu Bami ba kabiri, igitabo cy'Abami ba kabiri, ibice ni 20. Haleluya. Ibice 20 hariya uhereye umurongo wa mbere aratubwira iki? Haravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara cyane yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, ramubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawudi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa gatatu, uzamuke ujye mu nzu y'Uwiteka. Kandi kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawudi. Mwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo rero tumaze gusoma ni ijambo ritubwira ku mwami Hezekiya wari urwaye. Yararwaye, ndetse umuhanuzi Yesaya Imana yamubwira ati, genda ubwire Hezekiya, umubwire ko atunganye iby'inzu ye, kuko gupfa kwe kugeze. Yesu ashimwe. Rero nshingiye muri iri jambo mwene data, ndashaka mbagezeho ubutumwa buvuga ngo, cyangwa ijambo rivuga ngo umuhanuzi utavangiye. Umuhanuzi utavangiye. Dushingiye muri iri jambo rero, ndashaka mubwire ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya niyo dusanga ijambo ry'Imana uhereye mu itangiriro kugera mu byahishuwe, dusangamo ijambo ry'Imana ritubwira ibyashize, ibiriho n'ibizaza. Rero Bibiliya ni umuhanuzi utavangiye. Haleluya. Ni umuhanuzi w'ukuri. Muri iyi minsi y'imperuka, Bibiliya yatubwiye ngo minsi ya nyuma ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma benshi, bahanura ibinyoma. Haleluya. So rero iyo tuvuze umuhanuzi utavangiye, ni wa muhanuzi muzima, uvuga iby'ukuri, uvuga ibizabaho, uvuga ibizabaho kandi bizasohora. Yesu ashimwe. So rero arahangaha ngo umuhanuzi utavangiwe.
dushingiye kuri iri jambo ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bajya bavangirwa. Kuki bavangirwa? Icya mbere ni abantu. Yesu ashimwe cyane. Ariko Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, Imana ntibasha kuvangirwa. Haleluya. Imana ntibasha kubeshya. Ibyo yahamije kuva kera ni iby'ukuri, n'uyu munsi ni iby'ukuri, n'ejo hazaza ni iby'ukuri. Rero ahangaha kumvise umuhanuzi Yesaya, Imana imubwira ati ngo nagenda abwire Hezekiya ngo atunganye iby'inzu ye. Ese ko Hezekiya amaze kumva ijambo yerekeye uburyo agasenga, agatangira gutakambira Imana, ayibutsa imirimo yakoze, ayibutsa uburyo yagendaga imbere y'Imana, noneho Yesaya umuhanuzi wahanuye, haleluya, ngo ataragera ageze mu rwa kigenda, Imana yamubwira ati rero wowe Yesaya subirayo ubwire umugaragu wanjye Hezekiya ko atagipfuye ahubwo mwongereye iminsi yo kubaho, kandi azamurindana n'igihugu cye, azamurindana n'umurwa wera. Haleluya. Ngo kuko ahangaha twasomye ngo kandi kubaho kwawe nzakongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawudi. Yesu ashimwe cyane. Nkubaje nanjye ntibaza, ese ko uyu Yesaya yahanuye ko uyu Hezekiya agomba atunganya iby'urugo rwe, ko gupfa kwe kugeze, agahanura, kandi uyu Yesaya Bibiliya itwereka neza ko yari mu bahanuzi Imana yabashije gukoresha muri iki gihe. Yesaya yari umuhanuzi ukomeye, yari umuhanuzi wahanuye byinshi, ni wahanuye kuza kwa Yesu, ni wahanuye ko umwana yatuvukiye. Iyo urebye ubuhanuzi bwe bwose yagendaga ahanura bwarasohoraga. Ariko iyo dusomye ahangaha se, iyo turebye twavuga ko Yesaya yavanywe. Yesaya yavanywe ko ari umuhanuzi w'Imana, yamaze kuvuga iby'Imana yamubwiye. Ndashaka nkubwire ngo Yesaya ntiyavanywe. Haleluya. Kuko hari ikintu twebwe nk'abana b'abantu tukwiye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko muri iyi minsi y'imperuka harimo uruvange rwo kutamenya ubuhanuzi uburyo bukora. Haleluya. Cyangwa se uburyo Imana ikoresha impano y'ubuhanuzi. Kuko umuhanuzi nuzana ubutumwa bw'Imana. Umuhanuzi si Imana, ahubwo azanye ubutumwa bw'Imana, harababuzaniye. Kuko iyo dusomye muri Amosi 3:7 haratubwira ngo nta kimana ibasha gukora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi. Yesu ashimwe cyane. So rero mbere yo gukora kw'Imana, Imana irabanza igakoresha iki? Igakoresha abahanuzi, bakagenda bagatanga ubutumwa, ariko sibo babusohoza, ahubwo Imana niyo ibusohoza. Yesu ashimwe cyane. Kuki Imana kuza buvuga ibyago, buvuga ibibazo, buvuga ibyiza? Yesu ashimwe cyane. Hari igihe umuhanuzi buhanura buvuga ibyiza, hari igihe n'ubuhanuzi buhanura buvuga ibibi. Kubera iki? Ubuhanuzi bubi buzavugwa ryari? Ubuhanuzi bubi bw'ibyago cyangwa bw'amakuba buhanurwa cya gihe umuntu yitwaye nabi. Yesu ashimwe cyane. Yitwaye nabi, yaretse inzira y'Imana, yaretse gukiranuka kw'Imana, noneho Imana ikamuha igihe cyo kongera kwisuzuma no gutekereza. Yesu ashimwe. Ngo nta kizakora itabanje guhishurira iki? Abagaragu b'abahanuzi bayo. Niko muri Amosi 3 hatubwira, cyangwa na Yeremiya 7:25. Yesu ashimwe cyane. Ndiho ndashaka kwibanda ku ijambo rivuga ngo umuhanuzi utavangiwe. Tugomba kugira ubuhanuzi, ijwi ry'umuhanuzi utavangiwe. Utavangiwe rero ni Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Kuko Bibiliya itwereka uhereye hariya mu itangiriro ukaza ukagera mu byahishuwe, bitwereka uburyo abahanuzi bagendaga bagahanura bishingiye uko abantu bameze cyangwa n'Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Rero ahangaha, haleluya,
ngo Yesaya ataragera yajya, uyu Hezekiya amaze kumva ubuhanuzi bumubwira ko gupfa kwe kugeze natunganye ibye, ngo yahindukiye ivure, ngo atangira gutakambira Imana. Yesu ashimwe cyane. Atangira gutakambira Imana, yibutsa Imana, ngo ararira cyane. Yesu ashimwe cyane. Aho umurongo wa 4 hatubwiye ngo ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ngo ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira ati subirayo. Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawudi iravuze ngo numvise gusenga kwawe. Yesu ashimwe cyane. Ubuhanuzi iyo buje, mu yandi magambo, Imana ibishaka kugira ngo twebwe twicare twisuzume turebe, ese ko bahanuye ibyago, ko bahanuye ibibi ku buzima bwacu, twakora iki? Haleluya. Twakora iki? Ariko Hezekiya aratubera urugero rwiza rubasha guhishukirwa urukundo rw'Imana, guhishukirwa ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntago Imana ijya yishimira kurimbuka cyangwa gupfa kw'abanyabyaha, ahubwo igihe cyose mbere yuko umuntu yagira ikibazo irabanza ikavuga, igatuma intumwa zayo, igatuma abagaragu bayo, ati mugende muburire, mugende mubwirize ubutumwa bwiza ku bantu bose, mugende muvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Bakagenda bakavuga. Haleluya. Noneho twebwe tuzaniwe ijambo, iyo tumaze gusobanukirwa yuko Imana ivuganye natwe, icyambere Imana ishaka kugira ngo idukebure, ishaka kugira ngo dukebure, ishaka kutwibutsa yuko izo nzira turiho tugenderamo atari nziza. Yesu ashimwe. Aha rero Bibiliya nkuzaniye ijambo rivuga ngo umuhanuzi utavangiwe. Ndashaka ngo gukundisha ijambo ry'Imana, ndashaka ngo gukundisha Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Iri Bibiliya yuzuyemo ijambo ry'Imana, yuzuyemo imvugo y'Imana, yuzuyemo tugaragariza iby'Imana ikunda n'ibyo idakunda. Haleluya. Kuko iyo dusomye mu itangiriro hariya, itangiriro ritubwira neza ngo reka tureme umuntu usa natwe. Haleluya. Ngo agende atware ategeke byose, umuntu usa natwe. Ndashaka nkubwire ngo ubu buhanuzi bumanuka buvuga gutyo, ni ubuhanuzi buvuga ku muntu wese waremwe. Umuntu waremwe n'Imana, yaremwe mu shusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ijambo ry'Imana rimuvugaho. Ndashaka nkwibutse mwene data, wowe ugitaye amahirwe yo kumvira ijambo, ni ukuvuga ngo wowe Imana hari icyo yakuvuzeho utaranabaho. Haleluya. Mbere y'ikintu kubaho habanza ijambo. Ati reka tureme umuntu usa natwe. Haleluya. Imana yari yaremye isi, irayirema, irangije izanaho umwana w'umuntu kugira ngo ayitureho, asenga Imana, akorera Imana, asabana nayo. Yesu ashimwe. So nukuvuga iki rero? Ngo umuhanuzi utavangiwe. Ndashaka tuve mu rujijo rwo dusobanukirwe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aha Hezekiya atubera urugero rwiza. Nawe yari yakosheje, nawe Imana hari ibyo yamunengagaho, nkuko nawe hari amakosa ufite, hari ibyaha urimo. Yesu ashimwe cyane. Ariko amaze kumvira ijambo, amaze kumva ko umuhanuzi yahanuye. Yesu ashimwe. Umuhanuzi yahanuye, yamaze kuvuga ibibazo ku buzima bwe, yateye intambwe yo guca bugufi imbere y'Imana. Afata ijambo ry'Imana ko ari ukuri, afata ko uyu muhanuzi yahanuye ibyo yahanuye ari ukuri, kuko Yesaya Bibiliya itumuvugaho cyane. Yesu ashimwe cyane. Agira ati amenya ati rero Imana ivuganye nanjye, koko ibyo Imana inenga nibyo. Nakoze amakosa, natandukiriye, ndavuye mu nzira z'Imana. Nkora iki? Ko Imana yabirebye. Kandi ndashaka nkwibutse neza, ntago Imana ibyo ivuga byose ibivuga yuzuye urukundo n'imbabazi. Niyo yonyine ifitiye urukundo abaremwe bose, nifitiye urukundo umuntu. Haleluya. Nifitiye umuntu imigambi myiza. Bibiliya tubwira ngo erega ibyo nibwira kubagirira si bibi ngo ni byiza. Yesu ashimwe cyane. Ibyo Imana yibwira ku buzima bwawe ni byiza. Haleluya. Ni byiza si bibi.
rero ndashaka dufate iri jambo tugira ikintu dukuramo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo niba umuhanuzi yahanuye agahanura ibyago, hakorwa iki? Nanga mu Rwanda rigenda numva bavuga ngo ubuhanuzi bwa magayane. Naje nturuka hanze uko abanyarwanda amateka yacu y'igihugu, za numva bavuga ubuhanuzi bwa magayane. Magayane byabaye magayane. Iyo magayane yarahanuye intambara, abanyarwanda se bakora iki? Kubamenye Imana bakora iki? Yabaye imvugo. Umuhanuzi si Imana, Imana niyo Mana. Umuhanuzi Imana iramukoresha kuko niyo nzira Imana yagennye kugira ngo Imana igeze ku butumwa kugira ngo abantu basobanukirwe icyo Imana ishaka. Yesu ashimwe. Hari n'abantu bitwaza ubuhanuzi, ati umuhanuzi yavuze. Abahanuzi simbarwanya, ariko icyo dushaka kumenya ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyezekiya ishyire mu cyimbo cy'umuntu wahanuriwe ibyago, kuko muri Amosi 3:7 ngo nta kimana ibashe gukora itabanje guhishyurira abahanuzi bayo. Mbere yo gukora kw'Imana, mbere yo guhana, mbere yo kugorora, mbere y'icyo ari cyo cyose habanza ijambo. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusomye muri Yohana igice cya mbere hari yavuga ngo mbere na mbere, mbere ya byose habanza ijambo. Imana ijya kurema iyi si n'ibirimo n'ibindi, habanje ijambo. Haleluya. Habanje ijambo. Ni ukuvuga ngo wowe reka tubare ko utari umuhanuzi w'ibinyoma, uhanura ibikwiriye. Ariko ndashaka nkubwire ngo niba koko uri umuhanuzi nyamuhanuzi, Yesu ashimwe cyane, ubundi uhanura ibyandi, ubutumwa wabuhawe nani? Uyizanira akaga. Iyo bari mu byaha, ibyaha bizana indwara, ibyaha bizana urupfu, ibyaha bitwigiza kure y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuko Imana ari nyarukundo, ikoresha umuhanuzi ati genda ubaburire. Nk'urugero muri Yona 3, igitabo cya Yona hatubwira iki? Imana ituma umuhanuzi Yona ngo genda uburire abantu b'Ininive ko ibyaha bakora bibazaniye kurimbuka, nibatihana bararimbuka. Yona kubera kutashaka kugira ngo yumvire icyo Imana imubwiye ngo agenda gitange, ngo yanze kujyayo. Yanga kujyayo, aratana, agitarishishe, yurira ubwato. Ariko kuko Imana ari inyembaraga, Yesu ashimwe cyane, Imana ngo yateje umuyaga mu nyanja, bwa bwato buhura n'ibyago. Bumaze guhura n'ibyago butuma Yona nabo bari kumwe nabo benda kurohama. Ndetse ngo abasare bakora ubufindo. Aho sinahasomye ariko wahisomera mu gitabo cya Yona hariya ibice 3 uhere umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 17 hariya hatubwira iyo nkuru ngo bageze mu nyanja haza umuyaga uba mwinshi, ngo ndetse n'amazi atangira kwinjira mu bwato. Bwari ubwato buhetse ibicuruzwa bagiye Tarishishi, ngo bakora ubufindo, ngo ariko uninde uduteje ibyago muri ubwato. Bakoze ubufindo ngo ufata Yona baramubaza ati uri umuntu ki? Ati ndi umukozi w'Imana waremye isi n'ijuru. Babasare bagira gute? Bagira ubwoba cyane. Wakoze icyaha cy'iyo Mana wayikoshereje iki? Ati yantumye ariko nayigomeye. Ndashaka ubwire ngo Imana ifite imbaraga bene data, nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Yesu ashimwe cyane. Imana yashaka kuburira abantu b'Ininive ko ibyaha bakora ko byazamutse byageze imbere y'Imana, ariko ibahaye amahirwe. Ni ukuvuga ngo uyu Yona Imana yari yamutoranyije kugira ngo agende ababurire yuko ibyaha bakora bibazaniye kurimbuka, ibyaha bakora bitumye umujinya w'Imana ugira gute uza ku gihugu cyabo. None Imana ngo itegeka urufi rumira Yona.
ubwo rufi rumujyana rumugeza ku nkombe ijya Ninive hariya. Yona ari mu nda y'urufi ngo arihana aravuga ati Mana mbabarira kuko ntago numviye, ntago nakumviye, ariko nashaka umpa amahirwe nka ukankiza uru rupfu, ndagenda mburira abantu b'Ninive. Yona Imana iramwumva iramubabarira. Imana ndashaka nkwibutse ko Imana ari imyembazi, nta cyaha itababarira. Muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 hariya hatubwira ngo naho ibyaha byaba bitukura tukutuku byahinduka bigasa nka shelegi. Yesu ashimwe cyane. Byahinduka, nta cyaha Imana itababarira, nta cyaha itababarira. Yona urufi rumugeza hakurya y'inkombe avamo ngo ajye Ninive, wari umurwa munini, byari kumutwara iminsi myinshi, ariko yagiye yirukanka aburira abantu b'Ninive ati yemwe abantu b'Ninive, Uwiteka yarakaye, ibyaha mwakoze bigeze ku Mana, none Imana ibahaye amahirwe, nimutihana mugaca bugufi mugashaka amaso y'Imana, kurimbuka kwanyu kuragera. Inkuru iragenda isakara Ninive, igera no ku mwami w'Ninive. Baramubwira ati haje umuhanuzi, yaje avuga aya magambo yuko ibyaha dukora bibaye byinshi ndetse bigiye gutuma turimbuka. Ngo umwami ahita ategeka abantu b'Ninive, ategeka ngo biyirize, baca bugufi, barasenga, batakambira Imana nkuko twabonye hariya Ezekiya yatakambiye Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuhanuzi yahanuye. Ndashaka nkubwire ngo umuhanuzi yahanuye turebe iki? Turebe se yavuze iki? Yazanye ubutumwa bw'amahoro cyangwa yazanye ubutumwa bw'ibyago? Kuko hari ubuhanuzi bw'inshuro nk'ebyiri. Hari ubuhanuzi bw'ibyiza, Imana ije kubagororera kuko mwakoze imirimo myiza. Nanone hari ukuvuga ngo mugiye kubona ibyago, kuko ibihano by'Imana iyo bigiye kuza kenshi Imana ikoresha, ishobora gukoresha indwara, ishobora gukoresha inzara, ishobora gukoresha intambara. Ibyo ni ibihano, Imana igikoresha iyo abantu bananiwe kuyumvira. Yesu ashimwe cyane. Iyo abantu bananiwe kumvira Imana, ibihano biraza. Ndashaka nkubwire sinze gutera ubwoba, nta muntu ushaka gutera ubwoba, ariko ndashaka mbakangurire mbabwire ngo iki ni igihe cyo kwisuzuma no kureba ngo ese turakiranukira Imana, ese ibyo dukora birahise Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Umuhanuzi utavangiwe, ndashaka nkubwire ngo iri jambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya guhereye mu itangiriro kugera ngo byahishuwe ntabwo bivangiwe n'ukuri. Kutwereka ukuri kw'Imana, kutwereka ukuntu Imana yacu ari Imana y'urukundo, itwereka ko Imana yacu ari Imana yumva. Yesu ashimwe. Aba bantu b'Ninive barapfukamye barasenga ngo mwamategeka ko kwiriza, ko nta muntu ukwiye kurya, ndetse n'inyamaswa bazifungira ahantu nta kujya kurisha. Bose baca bugufi ngo Imana yumva gutaka kwabo, yumva gusenga kwabo. Imana irababarira. Imbabazi z'Imana zongera ziza ku gihugu cyabo, imbabazi z'Imana zongera kuza ku buzima bwabo. None Yona ngo amaze guhanura ngo yagiye ahitegeye ngo arebe ukuntu Imana ihana abantu b'Ninive, kuko abantu b'Ninive bari bafite ibibazo n'Abayisirayeli. Uyu Yona yari umwisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Yari umwisirayeli. Aba bantu b'Ninive ni abantu bari bafitanye ikibazo, urumva? So ni ukuvuga ngo hari igihe umuhanuzi yinjira mu marangamutima hari igihe ajya yinjira mu marangamutima akavuga ati rero oya, Imana imwiye kuvuga amagambo meza hariya, reka nyareke. Cyangwa se akabasha kuba yahanura ariko ntavuge n'iki bakwiye gukora, ntatange n'inama. Yesu ashimwe cyane. Ariko ahangaha Yona yarababaye cyane kubona atarimbuye abantu b'Ninive, ndetse Imana avuga ati ariko se wowe Yona wabonaga koko bari abantu bakwiye kurimbuka koko? Abantu wababwiye ubutumwa bwiza barihanye, kuki utishimira ibyo ngibyo?
Yesu ashimwe cyane. Ndashaka mbibutse rero ikintu cyabasha guhindura ibyago byavuzwe ku buzima bwawe, ibyago byavuzwe ku gihugu cyawe. Niba umuhanuzi yahanuye, niba ibyago bishye, niba amakubaje, ni ugucya bugufi abantu bagasenga. Yesu ashimwe cyane. Bagatakambira Imana. Nicyo cyonyine cyazana igisubizo ku buzima bwanyu. Nicyo cyonyine cyahindura amateka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nicyo cyonyine. Uyu Hezekiya mufata nk'urugero rwiza rw'umuntu wamaze gusobanukirwa neza gukora kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Gukora kw'Imana. Yasobanukiwe yuko iyo Imana yarakaye, niki cyakura umujinya w'Imana ku buzima bwawe? Niki cyakura ari inginga yibutsa Imana? Ndetse Bibiliya iki ni igice ngira ngo cya mbere kivuga ku umuhanuzi utavangiye, hazabona igice cya kabiri n'icya gatatu dukomeze. Ariko uyu munsi ndashaka twibanda ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Aca bugufa arasenga. Niki cyakura indwara ku buzima bwawe? Niki cyakura ibyago ku buzima bwawe? Yesu ashimwe cyane. Ni ukumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni ukumenya ukuri kubikuvuzweho. Haleluya. Ni ukumenya ukuri. Haleluya. Ni ukumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rivuga. Umuhanuzi yahanuye, umuhanuzi yavuze. Mu yandi magambo, iyi Bibiliya ureba ni indererwamo umuntu ukwiye kwirebamo. Yesu ashimwe cyane. Iyi Bibiliya ni ubuhanuzi. Iyi Bibiliya ivuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyi Bibiliya uhereye mu itangira ukagera mu byahishuwe bigenda bitwereka uburyo Imana itishimiye icyo bita ibyaha. Imana yanga icyaha ariko ikunda abantu. Ifitiye imbabazi abantu. Uhereye mu itangiro hariya bitwereka uburyo no mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa ngo abantu batekerezaga ibintu bibi. Batekerezaga ibibi. Imana ntiyishimira ibiri mu mitima yabo. Ikintu bakoze rero, ngo Imana isanga Nowa iramubwira iti, Nowa, ndabona bo muri iki gihe cyose ibyo batekereza ni bose baranonekaye. Imana iramubwira ati rero itegurire. Tegura inkuge. Kuko ngiye guteza isi umwuzure. Mbere y'umwuzure kuba, Imana yabanje kugira gute? Yabanje kuburira Nowa. Ndetse Nowa mu gihe cye aburira abantu. Avuga ati ibyo mukora si byiza. Ntabwo Imana ibyishimiye. Nimuze dufatanye, nimuze twubake. Kuko Imana yambwiye ko nkora iki. Ariko abantu b'icyo gihe ngo barinangiye, ndetse na wa munsi w'umwuzure urinda ugera abantu bicwa n'amazi. Ariko Nowa kuko yumviye Imana icyo yamubwiye akagikora, yabashe gukiza ubugingo bwe, akiza nabo mu rugo rwe. Yesu ashimwe cyane. Rero turi mu bihe nabyo tugomba bisa nk'ibya Nowa. Turi mu bihe isi iriho abantu bamaze kwangirika. Iyo bantu batagishaka kumva ijambo ry'Imana, abantu batagishaka kumenya. Ariko ndashaka nkwibutse mwene data, iki ni igihe cyawe nanjye kugira ngo tubashe gufata ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Yesu ashimwe. Kubera ibihe turimo, ntago n'abahanuzi iby'ubuhanuzi cyangwa iby'ijambo ry'Imana abantu babiha agaciro. Ariko wowe va muri icyo kivunje. Fata imyanzuro. Fata imyanzuro y'ubuzima bwawe. Fata imyanzuro y'urugo rwawe. Fata imyanzuro. Yesu ashimwe. Turabona ikintu cyatumye Hezekiya Imana ibasha kugira ngo n'ibyo yavuze bibashe kumuvaho, nuko yaciye bugufi arasenga atakambira Imana. Birambwira neza ngo shinga urubanza uburane. Yatangiye arasenga abwira ati, Imana, iwe Imana yanjye, wibuke buryo nagenderaga imbere yawe. Wibuke Mana yanjye, wibuke ibi n'ibi. Birashoboka ko hari imirimo myiza wagiye ukora. Birashoboka ko hari ukuntu wagendaga imbere y'Imana. Ariko biranashoboka
nta n'icyo urakora imbere y'Imana. Urashanga ubwire ngo Bibiliya tubwira neza ngo umunyabyaha umwe iyo yihani ngo mwijuru akora fete. Mwijuru barishima cyane. Imana irishima, yishimira umunyabyaha kwihana. Njya nibuka cya gisambo cyari ku musaraba hari. Ubwo Yesu yari abambwe ku musaraba, ngo yabambanywe n'ibisambo bindi bibiri. Kimwe kibwira Yesu, kiravuga ati wowe kuri umwana w'Imana wakwikuye kuri uyu musaraba natwe ukaza ukadukiza. Kuba wakije abarwayi, kuba wazuye Lazaro, kuba wahumuye impumyi, wakwikuye kuri umusaraba natwe ukadukiza. Noneho undi ku ruhande aramubwira ati wowe wabambwe kubera ibyaha byawe, uwise yazize iki? Ahita abwira Yesu avuga ati mwami uzanyibuke mu bwami bwawe. Noneho Yesu ahita amusubiza avuga ati ahubwo uyu munsi turaba turi kumwe nawe muri paradiso. Yesu ashimwe cyane. Uyu nguyu yamenye ko yabambwe kubw'ibyaha bye, ibyo byamujyanye ku musaraba. Uretse Yesu gusa niwe wagiye hariya nta kibamushinja. Bamujyanye kwa Pilato ndetse Pilato asanga ari umwe, nta cyaha yakoze. Abundi se yakoze ko yari yabazaniye abantu ubutumwa bwiza, ko yagaburiraga abantu bashonje, ko yakizaga abantu uburwayi, ko yarazaniye abantu ubutumwa bwiza. Icyaha ni ikihe cyari kumubambisha? Ariko kuko byari byategekewe ko aza agacungura abari ku isi kandi akikorera ibyaha byabo, niyo mpamvu yagiye ku musaraba. Uyu Yesaya yahanuye ko Yesu azaza kandi akabambwa ku musaraba, akikorera intimba zacu, akikorera ibyaha byacu, akabijyana ku musaraba. Haleluya. Ariko icyo gisambo cyicisha bugufi kiravuga ati mwana umbabarire, jewe ndazira ibyaha byawe, ariko icyo namenye niwe mukiza wacu waje kudukiza. Icyo gisambo kirababarirwa ndetse gihabwa itiki yo kujya mu ijuru. Ubu mu bicaye mu bwami bw'Imana n'icyo gisambo cyagize gute? Cyicayeyo. Haleluya. So rero niki kugira ngo ubashe kumenya ukuri, menya ko iri jambo ry'Imana ari rizima. Birashoboka kuba utagishaka kumva abahanuzi, kuko abahanuzi benshi bashobora kuba barakoresheje intwaro y'ubuhanuzi kugira ngo bakayikoresha mu buryo bubi. Ariko ndashaka ubwire ngo umuhanuzi yahanuye, abahanuye, umuhanuzi uhanura iby'Imana, iby'ukuri, abazanye imiburo kugira ngo aguteguze wowe ufate imyanzuro. Ntabwo Imana ishaka kugira ibyago cyangwa ushaka kupfa, oya, ahubwo ishaka kugira ngo wowe ubashe gukira, ubashe kubohoka. Ntabwo Imana yishimira kurwara indwara ku buzima bwawe, ntabwo Imana yishimira kupfa, ahubwo Imana yashaka kudukiza. Reka dusome muri Petero hariya ibice, kadusome Petero gatatu hariya murongo wa 8. Haravuga iki? Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko umwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinza, ahubwo itwihangana idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ngo umunsi umwe ku bantu n'imyaka, umunsi umwe ku Mana n'imyaka igihumbi ku Mana. Haleluya. N'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Rero urumva umunsi umwe ku Mana ku bantu n'imyaka igihumbi. Ngo igira gute? Ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo. Hari hagati yo guhanura no gusohoza harimo distance ahangaha. Muri iyi distance Imana iba yatanze iki? Iba yatanze umwanya wo kwitekerezaho kugira ngo abantu bagarukire Imana, abantu bihane. Ngo ahubwo itwihanganyira idashaka kugira ngo hatagira n'umwe. Umuhanuzi utavangiye ni umuhanuzi w'ukuri. Petero rero yandika urwandiko avuga ngo umunsi umwe ku Mana n'imyaka igihumbi. Ngo kandi Imana ntabwo itinze isezerano.
ntabwo itinda isezerano nk'uko bamwe babivuga. Nko muri iyi minsi usanga abantu bavuga ngo ngo imbari igihe bavugiye ngo Yesu araza, Yesu araza, Yesu ari hese, ko batubwiye ngo twihane ibyaha, ngo nitutihana turarimbuka. Ndetse bamwe basa nkaho babiciye amazi. Ariko nashaka kumbwire ngo mwene data, Imana irihanganye, yihanganiye abantu bose, ibahaye umwanya wo kwihana, ibahaye umwanya wo kwitekerezaho. Haleluya. Yesu atangira ubutumwa bwiza hariya muri Mariko avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bugize gute, bwegereje. Ubwami bw'Imana buregereje. Iyi distance yose y'iyi myaka yose ureba ni igihe Imana yatanze kugira ngo irihanganye, yihanganiye abantu bose kugira ngo bahabwe amahirwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse bihane babashe gukizwa. Yesu ashimwe cyane. So rero ndasanga ubwire ngo iki Imana ishaka ni iki. Dusubiye hariya kuri Ezekiya, Imana ituma Yesaya ngo amuhanure ngo nategure ibyo urugo rwe ko gupfa kwe kugeze. Imana ari muhaye amahirwe. Wewe mwene data wumva ijambo ry'Imana uhawe amahirwe. Ntukerense ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riba rihetse ibisubizo. Ijambo ry'Imana riba rihetse n'ibyago kubatumvira. Kubumvira rihetse ingororano. Kubumvira rihetse ubuzima. Ndetse no kubatumvira rihetse ibyago. Haleluya. Rihetse ibyago. Iyo dusomye mu Bakorinto ba mbere hariya umurongo wa 18, reka tuhasome naho twumve uko iki ni igihe cyawe nanjye. Aratubwira iki? Korinto ba mbere hariya aratubwira iki? Ndiho mpagaze ku ijambo rivuga ngo Bibiliya ngo ni umuhanuzi utavangiye. Aratubwira iki hariya? Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ngo n'urupfu, ngo ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ijambo ry'umusaraba, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kubarimbuka n'ubupfu. Kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Iyo twakira ubutumwa bwiza hakurere Ezekiya twabonye yakira ijambo ryiza ry'agakiza, nubwo ryavugaga ibyaha, ariko yamenye ngo Imana impaye amahirwe, arahindukira arasenga, arahindukira atakambira Imana. Imana yumva, ireba kurira kwe, ireba kwinginga kwe, byamuhindukiye ijambo rikiza. Nk'uko ahangaha Pawulo yandikira Abakorinto ababwira ati rero bene data, nubwo turiho tuvuga ubutumwa bwiza, ndetse kuri bamwe bikaba ari inkuru mbi kuri bo, kuko barabona ko ubutumwa bwiza tuvuga ari iby'abantu. Nko muri iyi minsi usanga abakozi b'Imana bavuga ngo bari mu bucuruzi, bariho barikorera ibyabo. Birashobora kuba pe umuntu umwe yatukisha abandi, ariko ndashaka nkubwire ko ijambo ry'Imana ari ijambo rizima, ni ijambo ry'ukuri. Ngo ntabwo Imana itinze isezerano. Ahangaha ijambo ry'umusaraba kuva igihe ryatangiwe, kuva umwami wacu azaha kuri iyi si, ndetse akageraho abambwa, agapfa, akazuka, agasubira mu ijuru. Uhereye icyo gihe ubutumwa bwiza buravugwa na bugingo n'uyu munsi. Haleluya. Nje kukubwira ko ibyo Yesu yahamije, ibyo abahanuzi bamuhamijeho ni iby'ukuri, ni ibyo duhamye uyu munsi, ni iby'ukuri. Ndashaka abantu tube mu rujijo, ndashaka abantu dusobanukirwe. Ntabwo Imana ari umuntu ngubeshye. Haleluya. Ngo ijambo ry'umusaraba
kubarimbuka n'urupfu, ngo ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga z'Imana. Ubutumwa bwiza buzakubera imbaraga, buzakubera umugisha ryari? Ni cya gihe wewe wabwakiriye, ni cya gihe wewe wihannye ukagarukira Imana, ukakira imbabazi z'Imana twaherewe ku musaraba i Golgotha. Biraguhindukirira, bikakubera imbaraga, bikakubera umugisha. Yesu ashimwe cyane. Twavuze ku bantu b'Ininewe hariya. Abantu b'Ininewe bamaze kumva ubutumwa bwiza buzanywe n'umuhanuzi Yona, ngo bikishe bugufi, batangira kwihana ibyaha byabo, batakambira n'Imana ngo ibababare. Imana yarumvise gusenga kwabo. Ndashaka mubwire ngo mwene data, Imana iyo tuyigarukiye tukayitakambira, tukayisenga, Imana irumva kandi ikatugirira neza. Rero iki ni igihe cyawe mwene data, ni igihe cyo kudapfusha ubusa igihe cyawe. Haleluya. Ni igihe ugomba kumenya ko ibyahanuwe bifite igihe byategekewe. Yesu ashimwe cyane. Bifite igihe cyategekewe. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo iri jambo ry'Imana Bibiliya ureba ni umuhanuzi utavangiye. Abantu bavangirwa pe, kuko abantu ni abantu, ariko Imana ntiyibeshya. Haleluya. Ndiho ntekereza ijambo, natekereje byinshi cyane. Ntekereza uburyo Imana yashyizeho amanywa igashyiraho ijoro, ubona ko byose biri mu mwanya wabyo n'ibindi. Haleluya. Ariko iyo tuje ku mwana w'umuntu rero ugasanga ibintu birahindurwa kubera iki? Birahindurwa ko twebwe harimo kwinangira, harimo kutumvira niko kuzana ibyago isi. Isi Imana yiremye ikunze, ndetse n'abiremye baremye bakunze. Haleluya. Ibaremye bakunze. Niyo mpamvu na bugingo n'ubu Imana icyemera ubutumwa bwiza ko buvugwa ku baremwe bose. Yesu ashimwe. Rero twikure mu rujijo, twikure tusobanukirwe ubuhanuzi cyangwa ijambo ry'Imana. Birashoboka pe. Bibirambwira neza ngo bamwe bahagaze mu nzira ngo bafungira abandi kwinjira. Birashoboka ko bahanuzi bamwe barafungiye abandi, batumye abantu batamenya urukundo rw'Imana. Ariko nje kwibutsa mwene da, Imana iragukunda kandi gufitiye umugambi mwiza. Imana iragukunda, ibyo yibwira ni byiza ku buzima bwawe. Iki shaka nuko wihenuka garuka. Iki shaka nuko umenya ukuri kukakubatsura. Bibirambwira neza mu gitabo cya Hosea ngo abantu banje bararimbutse kubera kutamenya, ngo ariko nibamenye ukuri kurababatura. Iki ni igihe cyawe cyo kumenya ukuri ukabatuka. Iki ni igihe cyawe cyo kumenya ukuri ugasingira imbabazi z'Imana twahere muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusomye muri Yohana igice cya mbere hari umurongo wa 11, aratubwira ngo Yesu yaje mube, ngo abe ntibamwemera, ngo ariko bamwemeye bose yabahaye ububasha bwo ijambo ry'Imana ntiribeshya. Ijambo ry'Imana rirasohora. Haleluya. Risohorera nde? Risohorera wowe wizeye. Ni wizera, kuko nakubwiye ngo ijambo ry'Imana rihetse ibintu bibiri. Rihetse ubugingo kandi rihetse urupfu. Kubizera ribahindukira ubugingo, kubizera ribahindukira umugisha, ariko kubatizera ribahindukira urupfu. Ribahindukira urupfu, ribazanira urupfu, ribazanira ibyaha. Ariko ntabwo Imana yishimira ko wowe utwarwa n'ibyaha. Oya. Iki ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo kugaruka ku muremyi wawe, ni igihe cyo kugaruka ku Mana yawe. Mwene data, igihe mfite, dufite igihe cyategekewe. Mu mbwiriza niho tubwira hariya ngo buri kintu gifite igihe cyategekewe, ngo hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa. Ibyo ugomba kubisobanukirwa. Mu yandi magambo, hari iminsi yo kubaho muri iyi si, kandi hari iminsi tugomba kuva kuri iyi si. Rero ijambo ry'Imana rero ravugana nawe. Ubu ni ubuhanuzi bwawe. Yesu ashimwe. Birashoboka kuba warahanuriwe ndetse n'ibyo wahanuriwe bimwe nturabibona. Wemenya ngo ese bahanuye iki? Niki cyakura umujinya w'Imana ku gihugu cyawe cyangwa ku buzima bwawe? Haleluya. Ni ukwicisha bugufi tukihana.
ni ukwicisha bugufi tugashaka mu maso y'Imana. Icyo gihe nitwihanira cyangwa ubwire ngo Imana ngo irumva. Imana yiteguye kumva abayitakira n'abayitakira amanywa na nijoro. Iki ni igihe cyawe rero mwene data. Nutakaze igihe cyawe, usipoteze wakati wako ndio huu. Wakati wako ndio huu. Biblia ni neno la Mungu. Biblia ni nabii wa kweli. Ni nabii wa kweli. Nabii asiyodanganya. Biblia ntabwo ibeshya. Haleluya. Biblia irimo uhereye mu itanyu ukagera mu byahishuwe bigenda bitwereka neza abantu bumviye ijambo ry'Imana n'ingororano bagiye babona. Bitwereka neza abantu batumviye Imana n'ibyagiye bibabaho. Haleluya. Ariko ngiye kubwira mwene data, uracyafite amahirwe mu izina rya Yesu. Uracyafite amahirwe yo guhindura kalendari iri ku buzima bwawe. Sinzi kiri ku buzima bwawe. Haleluya. Ni wowe nanjye twabasha guhindura. Kuko igihindura ni twebwe. Imana itanga amahirwe. Imana iduhaye amahirwe yo gutekereza no kwihana. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu nakuzaniye ijambo rivuga ngo umuhanuzi utavangiwe. Hari abandi bashobora kujya numva bakoresha ubuhanuzi nkaho ari intuzi. Oya, umuhanuzi nuzanye ubutumwa bw'Imana. Nuzanye message y'ijuru. Kuko Imana ni umwuka. Nta handi rero yaciyemo kuvuganira n'abantu. Yaciye kuvuganira n'abantu biciye mu muntu yatoranyije. Biciye mu muntu wasizwe. Yesu ashimwe cyane. Rero iki ni igihe cy'abanyarwanda dusobanukirwe ko Biblia ari ijambo ry'Imana, ko Biblia ari umuhanuzi utavangiwe. Haleluya. Ni twebwe twabasha guca bugufi tugasenga, tukareba urugero kuri Hezekiya. Hezekiya tubera urugero rwiza. Wabwiwe ngo tunganya iby'inzu yawe kuko ugiye gupfa. Aca bugufi arasenga. Turareba n'abantu b'Ininewe. Yona amaze kubahanurira. Baciye bugufi bashaka Imana mu maso y'Imana. Ndetse Imana yumva iri mu ijuru ibabarira abantu b'Ininewe. Rero iki ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye. Mureke twegere Imana, mureke tuyitakambire. Imana ni Imana nziza, yuzuye urukundo, yiteguye kubabarira. Haleluya. Twabonye hariya muri Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3:8 kugeza 9 ngo Imana ntitinze isezerano nk'uko abantu babivuga, ngo ahubwo bayihanganye kugira ngo abantu bihane bakizwe bose. Nta muntu Imana ishaka ko arimbuka. Ntabwo Imana ishaka kuheranwa muri n'ibyo byaha urimo. Imana yashaka kubivamo. Imana yashaka gukizwa. Yesu ashimwe cyane. Rero mwene data nshuti y'Imana, shoje mvuga ngo iki ni igihe cyawe nanjye dusobanukirwe ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Haleluya. Biblia irahari. Biblia ihetse amasezerano. Biblia mu ijambo ryawe. Biblia hari abantu bajya bavuga ngo reka tujye nk'abantu bajya mu bapfumu gushakayo amakuru y'ubuzima bwabo. Biblia bavuga ngo ni gute abantu bajya gushakira ubuzima mu bapfuye. Umuntu yapfuye ukajya gushaka iby'abazima. Buriya umuntu yatanye akajya kure y'Imana mu buryo bwo mu mwuka aba yapfuye. Rero nta mpamvu yo gushakira ubuzima mu bapfuye. Hari abantu bashaka kumenya amakuru y'ubuzima bwabo byababayeho. Hari abantu bashaka kumenya bashakisha ngo ariko se ibi bibazo bije ku buzima bwanjye ariko ubu byaje kubera iki, byatewe ni Biblia iragusubiza. Niwe ni haje iki ni ibyago cya bugufi senga Imana wihana ibyago. Haleluya. Ihana Imana irumva irakiza. Ntabwo Imana yishimira kurimbuka ko abantu ahubwo ikishaka nuko bakibihana bose bagakizwa. Yesu ashimwe. Abantu bariruka bajya gushakisha amakuru y'ubuzima bwabo. Nta umuntu wundi ugubikiye amakuru mazima y'ukuri ni iri jambo ry'Imana. Niyo yonyine ibasha kumenya ibyawe, ibasha kumenya mu itangiro rya ikakubwira n'iherezo ryawe. Ijambo ryasanze Yeremiya. Imana yavuga ngo yewe Yeremiya we
nakumenye kera utarabura isoro mu nda ya nyoko, nguhamagarira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ijambo ry'Imana rikumenya utaranabaho. Haleluya. Nta mpamvu yo kujya gushakira iby'abazima mu bapfuye. Ariko se ubundi abazima mu bapfuye baguha iki? Abantu barapfuye, hanyuma urashakira amakuru yabo. Urashaka amakuru y'ubuzima bwawe, urashaka amakuru y'igihugu cyawe, urashaka amakuru y'umuryango wawe. Yesu ni ugufitiye amakuru meza. Muzane rero ubutumwa bwiza mwene data. Haleluya. Nta mpamvu yo kujya kwikira witeka, nta mpamvu yo kujya kwiyahura. Njya mbona muri iyi minsi y'imperuka ukuntu abantu bamwe bagenda bakiyahura kuko babuze bashakishije iby'urugendo rwabo bakabura igisubizo. Ariko Bibiliya igufitiye igisubizo mwene data. Aya ni amasezerano ahana harimo ijambo ryuzuye. Yesu ashimwe. Abantu binini barumvise barihana, nawe ni wihana, Imana irakubabarira kandi iragukiza kugirira neza. Nawe Imana irakugarukaho. Haleluya. Imana irakugarukaho. Ica bugufi umenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri ritabeshya. Haleluya. Nawe wavuga ngo ti Imana ndabona yaransezeranye ijambo ribi, uriho watangiye gucika intege. Ntucike intege mwene data, ahubwo akira imbaraga. Wongera wizere, wongera uhanga amaso Imana. Rambura amaso. Imana yabwiye yasanze Aburahamu nawe yacitse intege, abona yashaje, abona amasezerano y'Imana yatinze. Ahubwo atari ko si by'Imana yambwiye kuko nzabibona. Imana yambwiye ati we Aburahamu, rambura amaso yawe urebe. Ngo Aburahamu areba, turabona iki? Ndabona inyenyeri. Ati rero nk'uko ubona umubare w'inyenyeri niko urubyaro rwawe ruzangana. Ibaze urashaje. Imana yari yaravuganye nawe, ariko Imana yongera kuvugana nawe. Ndashaka nkubwire ngo Imana irongera ikavuga mwene data. Imana irashaka kukongera kuvugana. Tangira utekereze ku muremyi wawe. Ntucike intege. Ntucike intege. Turi mu gihe kigoye kandi kiruhije. Kigoye abagenzi. Haleluya. Kiragoye abagenzi. Ariko wihangane wongere wishimire Imana. Bibiliya ntabwo ndashaka nkubwire ngo ni umuhanuzi utavangiye. Ni umuhanuzi utibeshya. Ni umuhanuzi udahusha. Abantu bahusha ariko Bibiliya ntihusha. Bibiliya twereka neza abumviye Imana, abayitegereje, abayitakambiye, bakayizera. Ntabwo yabakojeje isoni. Haleluya. Ntabwo yabakojeje isoni. Ndashaka nkubwire ngo kwiringira Imana ntabwo gukorwa n'isoni mwene data. Ntabwo gukorwa n'isoni. Gukorera Imana ntabwo wakwikorera amaboko. Ndashaka nkubwire ngo nongera guhumuriza abayikorera, abayizeye. Murusheho kuyizera mu izina rya Yesu. Murusheho kuyikorera, murusheho kuyitakambira, murusheho kwihanga amaso. Igufitiye igisubizo cyiza, igufitiye ibyayo yagusezeranyije. Ntabwo Imana ngibeshya, ntabwo ibeshya. Rero nshoje nkubwira ngo Bibiliya no muhanuzi utavangiwe. Abantu bavangirwa ariko Bibiliya ntivangiwe. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryuzuye. Yavuze mu itangiriro, rivuga no mu iherezo rya byose. Rero Imana ibaho umugisha. Dufungiye aha ngaha, ubutaha tuzakomeza ku gice cya kabiri. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Reka dusenge. Ngiye gusengana nawe wowe wacitse intege. Ngiye gusengana nawe wowe wari waretse kumva ijambo ry'Imana, uwo ubara ngo nabahanuzi b'ibinyoma. Wowe reka bahanure, noneho usoma ijambo ry'Imana urebe ngo riravuga iki. Haleluya. Bibiliya igufitiye amakuru meza. Bibiliya igufitiye ubuzima buhishwa amaso y'abantu. Bibiliya ifite ubuzima buhishe butagaragarira buri wese, ahubwo ubuzima buzira babandi bagize umutima wo kwizera. Birambwira neza ngo utizera ngo ntabwo byashoboka kuba yanezeza Imana. Utizera nta byiza yabona, kuko ibyiza bizira wowe wizeye, kandi Imana ikakugororera. Imana igumisha cyane. Ikadusenga Imana. Imana yera kandi ikiranuka mu izina rya Yesu. Ngwaye icyubahiro kuri Imana nziza. Ngwaye icyubahiro bw'iri jambo wongeye kwemera ko ryumvikana muri uru Rwanda ndetse no mu isi yose, kuko duhagaze muri studio za Church Preparation TV. Turizera neza iri jambo rigera mu Rwanda rikagera ku isi hose. Ndasengera buri muntu wese ufungura kuri iyi channel akumvira ijambo. Mana ndakwinginze uri Imana ivuga, vugana n'umutima we, vugana n'ubugingo bwe, vugana n'umubiri we, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
Uwiteka Mana nyiringabo uri Imana igira neza, rambura ukuboko kwawe kure ku busoge, weretse abacitse intege bongerera imbaraga mu izina rya Yesu, weretse abarwayi bahe gukira mu izina rya Yesu, weretse abatarizera mwami Mana ni ubaha kwizera mu izina rya Yesu. Nasengera rero ijambo mwami rikurereke ikimenyetso n'ibitangaza riko rihindura amateka, rikize benshi, ribohore benshi kubw'ikiburo cyane no kubw'izina ryawe mu izina rya Yesu. Sabe umugisha ubwoko bwawe, sabe umugisha abagaragu bawe mu izina rya Yesu. Reka Uwiteka Mana nyiringabo Imana ikora ibikomeye, ukora ibikomeye ku buzima bwawe, ukora ibikomeye ku miryango yawe, ukora ibikomeye maze muri byose icyubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe. Mana gushimye mwami, ndagushimye ko Yesaya yahanuriye Hezekiya, ariko wumva gusenga kwa Hezekiya amateka arahinduka. Ndakwereka rero abaciye bugufi bagasenga bagashaka mu maso ya mwami, wumve gusenga kwabo. Ndagushima ubwo abantu b'Ininewe Mana yo namaze gutwara ubutumwa bw'Ininewe, abantu b'Ininewe baciye bugufi baratakamba, Mana yo mu ijuru urababarira. Reka bagutakambira rero bababarire, reka bagutakambira mwami Mana, wongere ubagarukeho, wongere ubabere Imana, wongere ubabere igisubizo muri byose mu izina rya Yesu. Uwiteka ndagushima ndaguha ikibaro, kuko uri Imana nziza, uri Imana yumva gusenga, uri Imana igira neza, ubasha gukora ibirenze ibyo dusaba. Reka ukora ibirenze kubw'ikiburo cyawe no kubw'izina ryawe, reka ukora ibirenze mwami w'abami, unezeze ubwoko bwawe, unezeze abagaragu bawe mwami, abarira kubahanagura amarira, abatsikame n'abaremerewe bature iyo mitwaro ibaremereye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kora ibikomeye Yesu, iri ni ijambo ryawe mwami, waravuze ngo uzabana natwe mu izina rya Yesu. Nahamije ibyawe, nabuze iby'ijambo ryawe rero, ndasenga n'inginga ukora imirimo itangaje, ukora imirimo ihebuje muri uru Rwanda ndetse no mu isi hose. Azumvikanisha ijambo ryawe, urwo rugo rwumva, uwo muntu wumva, amateka yahinduke mu izina rya Yesu. Urwanya ibimurwanya, uhiga ibimuhiga, utsinde ibyamutsindaga mu izina rya Yesu, maze umuhe umugisha wuzuye, maze umuhe umugisha usendereye kubw'ikiburo cyawe no kubw'izina ryawe mu izina rya Yesu. Mwami ngusubize icyubahiro kuko uragikwiriye, ni mu izina rya Yesu dusenga tukwizera, amena. Rero bene data Imana ibahe umugisha cyane, iyo wakurikiranye iri jambo ndakubwiza ukuri, iri Bibiliya n'umuhanuzi utavangiwe. Kurikirana iyi nyigisho, kurikirana iri jambo, ndetse ndizera neza uzatanga ubuhamya, kuko amateka yawe agiye guhindurwa kubwo kumvira no guca bugufi. Rero Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, God bless you.